Ndagusuhuje nanone kandi nongeye kuguha ikaze udukurikira kuri Learn with Dr. Olive, ni urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, bya bintu byose uzakenera kumenya ku buzima bw'umwana, bya bintu bizagufasha muri rwa rugendo rwo gutwita umwana, kumubyara, kumurera, cyane yuko ari urugendo rurerure ruba rutoroshye, uhuramo na challenge nyinshi, uhuramo n'ibintu ushobora kwibaza nkora iki, byinshi, ari nayo mpamvu rwose ibi biganiro ari ingenzi ku muntu wese kugira ngo agire amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Ubwo rero nimba wumva ari byo biganiro rwose ushaka cyangwa ushaka kumenyaho byinshi, kora subscribe, ukore like, ubundi nyine ujye ubona ibiganiro byacu kandi ujye ubisharinga kuko ndabizi neza yuko abantu benshi barabikenera, abantu benshi bazajya babikenera. Ubwo rero ntukagende udakoze subscribe, udakoze like, udakoze share kugira ngo twese dukomeze kungurana ubumenyi. Njye rero mubana nitwa Olive, nkaba ndi umuganga, ari nayo mpamvu numva kugenda nyine twungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana ni ikintu cy'ingenzi, cyane yuko intego yacu twese ni ukugira ngo abana bakure neza bafite ubuzima bwiza, ikindi nyine bafite ubuzima bwiza kugira ngo nyine tubategure kuba ba bantu twifuza kuba babo, cyane yuko ari bo Rwanda rw'ejo. Ubwo rero ukumva ko bankeneye, bagukeneye, bakeneye twese kugira ngo tubashyigikire bagire ubuzima bwiza. Rwose nizere ko rwose utagenda nyine utadushyigikiye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, hari ibiganiro nzajya ngenda ngarukamo kuko hari ibintu numva nyine mba shaka guhora nyine nshyiramo imbaraga, kuko nzi yuko niyo ntangiriro nziza y'ubuzima bw'abana, nyine nkaba nifuza yuko abantu tugendanamo neza kuko nzi yuko niho ubuzima bw'umwana butangirira, niho ubuzima bw'umwana buri base. Ndashaka uyu munsi kongera kugaruka ku kiganiro cyitwa complementary feeding cyangwa imfashabere ku bana. Ni gute umumama akwiye kuyitangira, ni ibiki umwana akwiye kubona, ni ibiki umumama akwiye kumuha, ni gute umumama akwiye kuyimuha, ni ibiki byizewe, ni ibiki bitizewe muri urwo rugendo umwana yatangiye. Ibi bintu ni ingenzi kuko murabizi ubuzima bwacu, ibyo duha umubiri wacu ubundi nibyo bitugize, nibyo bitudetamayininga. Rero ni ikintu cy'ingenzi cyo kwitaho, cyane yuko hari amakosa ushobora gukora ugasanga uri kugenda ushyira ubuzima bw'umwana mu kaga, uri gutuma umwana ashobora kuzagira ibindi bibazo mu mikurire ye bijyanye n'ibyo wamuhaye na dayati wamuhaye. Ubwo rero ntekereza ko ari ingenzi kugira ngo abamama bagende bunguka ubumenyi, apana kuvuga ngo ndamuha ibyo mbonye, ndamuha ibyo ashaka. Ibyo bintu ni ukuri reka tubyumve kimwe, tugende duhindura nyine ibitekerezo, kuko ikintu cyitwa dayati, ikintu cyitwa ibyo kurya ni ikintu kiri kurusho, ni ikintu umuntu wese akwiye kwitaho kuko nibyo bitugira nyine abo tubabo. Nimba bifuza ko umwana agira imikurire myiza, ni uko nawe uba wamwubakiye baze nziza, ukamuha intungamubiri zose zikwiriye, ukamuha ibyo umubiri we ukeneye, ibyo umubiri udakeneye rwose ukagenda ubirimita, ubigabanya, ubikuraho ndetse. Ubwo rero tugiye guhera ku mwana ukiri kwiga gufata imfashabere, uri kwiga gufata ifunguro. Abantu benshi ajya ambaza ngo ngo muganga, umwana wanjye agize amezi 6, ngo none se ni igiki natangiriraho kumuha? Uyu munsi rero iki kiganiro gikurikire neza, ndabizi ndasubirizamo ba bantu bose bambaza, ariko n'abandi nyine bagende bungukiraho. Ubundi umwana wese, tuvuge umwana yari ari gufata amashereka gusa, nk'uko tubizi munsi y'amezi 6 umwana aba agomba gufata amashereka gusa. Amashereka ashobora kuyafata mu buryo bubiri: hari ukonka gusa, hari no kuba umumama amukamira. Ubundi nta rwitwazo rwose umumama aba afite rw'uko umwana atabona amashereka, cyane yuko ushobora kuba udahari, ujya mu kazi wenda kumwosa ntibikunde, ariko ushobora kumukamira akabona ayo mashereka nyine aba agomba kubona.
icyo ni ikintu cy'ingenzi. Abantu benshi bakunda kwitwaza ngo ngo nagiye mu kazi ngo nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3 ngo ubwo umwana nahise muhereza amata. Ubwo ntago ari urwitwazo. Umwana ushobora kumukamira rwose akaba yageza ku mezi 6 afata ya mashereka twifuza ko afata, nyine birumvikana n'ibyo ushobora kuba watangiye akazi, ariko se ushobora kumukamira ugafata uwo mwanya ukamukamira amashereka umwana ari bunywe umunsi yose, cyane yuko ibintu byoroshye, hari utumashini dukama, ubwo rwose uri kumva nta rwitwazo ufite rwo kuba umwana yabura amashereka. Turabakangurira mama kujya mwitanga ugakamira umwana amashereka ari bufate umunsi wose, kuko benshi barabikora turabizi. Rero nta mpamvu y'uko weho byakunanira. Nizere ko icyo tucyumvikanye. Icya kabiri, tugiye kurebera hamwe umwana noneho watangiye imfashabere uri hejuru y'amezi 6. Ubundi uwo mwana ni byiza yuko nibuza ahera ku bintu byoroshye, igikoma, nyine reka duhere. Ubundi ni byiza yuko umwana ashobora guhera ku gikoma, ariko nanone agahera ku ifu imwe itavangiye. Ese ushobora kumva akamaro k'ibi bintu? Ubundi umwana ushobora kumuha ifu wenda irenze imwe zivangavanze, akaba yagiraho aleriji. Yayigira ntabwo tuzamenya ngo se yagize aleriji ku ifu y'amasaka, yagize aleriji ku ifu ya soya, yagize aleriji ku ifu y'ibigori. Ni byiza rero gutangiza ifu imwe nibuza, tukamenya yuko iyo fu umwana arayinyweye nta kibazo imuteye, deni nka nyuma y'icyumweru ukaba wamuha ku yindi nta kibazo, ariko ukabanza ukagenda umuha ifu imwe imwe tureba ko nta aleriji nyine ashobora kugira kuri iyo fu y'igikoma. Noneho nyuma wenda nibwo ushobora kuvanga, ariko nanone menya yuko ubundi birabujijwe no kuvanga amafu arenze 2, kuko ushobora kuvanga igikoma, uburo, ingano, ibigori, ugasanga kimwe kiri kugenda, hari ibyo twita inhibition, ugasanga kimwe kiri kugenda kinbitinga ikindi, nyine kimwe kigatuma indi idakora, intungamubiri ziri mu yindi fu idakora. Urugero ngiye kuguha, hari ukuntu uzasanga wenda tuvuga ngo hari umuti dushobora kuguha ntituguhe n'uwundi, ko tuzi ko nituguha umuti wundi uzaza utume wa wundi udakora, kandi dushaka ko byose nyine bikora. Nicyo bivuze rero no ku ifu y'igikoma. Nimba ufashe ifu nyinshi ukazivanga, ntabwo tuzi yuko hatarimo imwe ishobora gutuma indi idakora. Rero ni byiza yuko utavangavanga rwose ifu, kuko nibwo buryo bwizeye twizera yuko bizatuma n'umwana nta kibazo bimugiraho. Umwana ushaka kumutangisha rwose ako gakoma keza kayunguruye neza k'ubwoko bumwe nta kibazo ukamuha. Noneho umwana ukagenda umuha twa tuntu twose tworohereye, kuko ntabwo tuba dushaka kunaniza amara ye, kuko hari icyo twita enzyme zifasha nyine mu gusya bya bintu wabonye. Umwana rero hari ziba zitaraza ku kigero gihagije, ikindi n'amara y'umwana aba ataramenya ibintu byinshi, tuba dushaka bya bintu byorohereye. Ushobora gufata utuboga, ibintu biseye, ibintu byorohereye, nibyo byiza. Ubundi umwana yagakwiye kubona ibintu bitananiza amara ye, imboga, imbuto, tukamurinda bya bintu bifite nk'ibisukari byinshi, bifite amafati menshi, ntabwo biba byemewe. Ibintu by'amasinakisi, ibintu nk'ibyo ngibyo byose ntabwo. Harimo umwana ushobora gufata ukamuha umugati, ibyo ntabwo nyine biba byemewe. Biriya bintu biba birimo amafati menshi, amakabohayidureti menshi, ntabwo biba byemewe ku mwana. Umwana bamutangisha utwo tuntu tworoshye, igikoma, imboga ziseye neza, kuko imboga zirimo amafibure nta kibazo, bituma nyine n'amara akomeza muvoma nk'uko bisanzwe. Ukamuha cyane cyane umwana ugitangira kurya, nanone kumuha ibintu birimo amafi ni byiza, kuko amafi abamo n'icyo twita omega 3 fatty acids, zizafasha kugira ngo nyine zirimo icyo twita anti inflammatory, nyine birwanya even amamikorobe, ama-infection. Ibyo nabyo ni byiza nyine ku mwana ugitangira kurya. Ndakeka ngerageje kuvuga ibintu by'ingenzi, kumutangirisha ibintu biri soft, igikoma, imboga, imbuto, ibintu biseye neza rwose, ku buryo byorohera umwana igifu, cyane yuko igifu cy'umwana kiba nacyo kiri gukura, kiri kwiga, nyine kiri kwiyajasitinga muri iyo ntuze. Ni byiza nyine kumuha ibintu biseye neza, ku buryo igifu ntabwo kiri bunanirwe, amara kubisohora biroroha, nyine ibyo bigenda bifasha umwana, bigafasha n'umubiri we nyine kutagira ibindi bibazo. Hanyuma
ukamenya neza yuko wamuhaye ibintu birimo intungamubiri. Ubundi bibanda ku mboga, imbuto, poroteyine. Ibyo ni byo umubiri w'umwana uba ukeneye cyane cyane. Poroteyine harimo amagi, amafi, ibishyimbo, ibyo bintu byose nyine biba biseye neza nk'uko mubyumva, ibyo bizafasha imikurire y'umwana. Ikindi ubushakashatsi bundi bugaragaza yuko ibintu birimo poroteyine nyinshi bigabanya na kwa gusonza, haba no ku muntu mukuru no ku mwana niko bimeze. Tuvuge urugero, nimba umwana wamuhaye utuntu dukungahaye kuri poroteyine, rwose ashobora gufata ifunguro mu gitondo, ahandi akanywa amata, akaba yakongera gufata irindi nimugoroba. Ubundi umwana ugitangira kurya yemerewe utuntu rwose duke, utumiliritiro duke nka 70, kugira ngo ubanze umumenyereze umubiri we gufata bya bintu. Ushobora kumuha nka 3 ku munsi, utuntu duke duke nka 70 milliliters ku munsi ziba zihagije ku mwana, noneho ukagenda wongera buri uko nyine agenda abasha kubifata nta kibazo bimutera. Ubwo rero murumva ko ibyo bintu ari ingenzi kubyitaho. Ikindi nshaka kwibandaho cyane cyane, ndashaka kubanza kubabwira ibintu bibujijwe muri urwo rugendo rwose rwo gutangiza umwana ibyo bintu twavuze. Ubundi wirinda ibintu birimo isukari, ntabwo yemeye ku bana. Wirinda ibintu birimo ubuki, ntabwo byemewe ku bana. Amata ntabwo yemewe ku bana. Nizere ko ibintu rwose abamama mwe mubizi cyane. Amata ntabwo yemewe ku bana, ariko ndacyabona abantu bambwira nyine ngo umwana wanjye yinywera amata, nyine nkumva ntabwo nishimye cyane yuko nzi yuko amata ubundi umwana uri munsi y'umwaka ntabwo ayemerewe. Rero ndashaka kubabwira ko muyirinda amata. Bigaragara yuko icya mbere arimo poroteyine nyinshi ishobora kwangiza amara y'umwana, arimo icyo twita imyunyungugu yitwa sodium nyinshi ishobora kwangiza impyiko z'umwana. Ubwo rero ibyo byose turabyirinda nyine ku bana. Mubimenye niba bajya gukorera amakosa ntuzongere kuyakora. Amata y'inka, ibintu birimo isukari ntabwo byemeye ku mwana. Ubuki ntabwo bwemewe, harimo mikorobe ishobora kugenda nyine ikangiza amara y'umwana, kandi umwana amara ye aba atarakora ubudahangarwa nyine ushaka kurwana n'iyo mikorobe. Ubwo rero muri kumva ibyo nabyo mukwiye kubyirinda, cyane yuko harimo abamama abona umwana arwaye inkorora, ibicurane, akavuga reka muhe ubuki buvanze n'indimu, buvanze n'amazi. Please, ubuki ntabwo bwemewe nyine ku bana. Ibyo nizere ko nabyo rwose mubyumvishe. Rero muri kwa kugenda ugaburira umwana, ugenda wongera gake 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 uko agenda nyine abimenyera, ariko ukibanda kuri iby'imboga, imbuto, poroteyine, amagi, amafi, indagara ziseye, ibyo bintu nyine birimo poroteyine nibyo bizatuma umubiri w'umwana, cyane ko umwana aba ari gukura cyane, aba akeneye vitamine nyinshi, poroteyine nyinshi. Ntabwo aba akeneye bya bintu bimutera imbaraga cyane. Vitamine nyinshi, poroteyine nyinshi nibyo aba akenewe. Kandi ibirimo vitamine turabizi cyane, imboga, imbuto. Ibirimo poroteyine turabizi, amagi, amafi, inyama, indagara, ngo ndi kuvuga ibintu byose biseye neza ku buryo nta kibazo bitera umwana. Ibishyimbo, ibihumyo, ibyo bintu byose biba birimo amaporoteyine, bizafasha umwana nyine kubona izo ntungamubiri zose. Ukirinda bya bintu twavuze kugira ngo utangiza amara y'umwana, nyine utamuteza ibindi bibazo. Ubwo nimba mvuze ngo umwana wenda afata amata, nkatwe icyo tuba tuvuga ni ya mata yagenewe abana nk'uko mubizi nyine. Ubwo rero rwose ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi, ariko ku muntu utabashije kubona nyine ari amata yagenewe abana, cyane yuko turabizi ko ahenda rwose, ariko nyine ufite ubushobozi ni byiza, ariko utabufite aho kugira ngo uhitemo kumuha amata y'inka ari munsi y'umwaka kandi byakwangiza amara ye, bikangiza ubuzima bwe, wamwihera igikoma rwose ukaba uyihoreye kugeza agize umwaka. Ubwo rero ukajya umuha igikoma ukanamwosa nta kibazo, aho kugira ngo umuhe amata y'inka ataragera umwaka. Nizere ko ibyo bintu nabyo rwose mubyumvishe, bizagufasha muri kwa kugenda nyine uha umwana kandi ukabimuha neza cyane. Rero wabanza ukibaza kubera iki isukari yo umwana atagomba kuyibona. Ubundi rwose nk'umwana umuhaye igikoma kiba gifite isukari yacyo, ntabwo ari ngombwa ko umwana umuha ibintu by'isukari, cyane yuko tuzi isukari uko ugenda ushobora kugenda uyiha umwana kenshi, ashobora akagira isukari nyinshi mu maraso, bikaba byatuma nyine
binamushyira kuri risiki yo kugenda agira ibiro byinshi, ubuzima bwe butamera neza cyane yuko tuzi yuko bishobora kumutera nyine icyo twita insulin resistance, akaba yagira even diabetes. Ntabwo tuyikunda mu bana cyane yuko umwana nta bintu byinshi aba akora, ntabwo nyine ari nziza ku bana. Noneho tugende ku mwana mukuru wenda urugero hejuru imyaka 2, we ni ibiki wamuha? Ariko ikintu ushaka kumvisha ubundi umwana wamwitaho neza, ukamugaburira neza kuva amezi 6 kuzamura, cyane yuko munazi ko n'igihugu cyacu kibanda kuri ya minsi 1000 umwana avutse. Erega iriya minsi nibwo uba ugomba gutuma umwana agira imikurire myiza, kuko umwana nimba agize ibibazo by'imirire akiri umwana, ubushakashatsi bugaragaza yuko ashobora kugira n'ibibazo ashobora kugira imikurire ye haba ubwonko, cyane yuko aba ari muri cya gihe ubwonko buri gukura, bishobora gutuma ubwonko bwe budakura neza, ukazasanga ibitekerezo bye biri inyuma, cyangwa n'imikurire ye igenda iba inyuma ugereranyije n'imyaka umwana afite, nyine akagira icyo twita developmental delay, haba brain, ubwonko, haba n'umubiri muri rusange. Rero ikintu cyitwa diet, ikintu cyitwa intungamubiri umwana abona, ni ikintu rwose ukwiye kwibandaho kugira ngo umurinde kuba yazagira mental retardation, kugenda nyine akura inyuma, akura sinzi ukuntu nabivuga, akura nyine ari inyuma y'abandi bari mu kigero cye, bari ku myaka ye. Ubwo rero ni ikintu tugomba kwibandaho rwose kugira ngo dutume abana bagira ubuzima bwiza, cyane yuko buba bushingiye kuri ya mikurire yabo, bya bintu byose bizatuma ubuzima bwabo bugenda neza. Intungamubiri abona ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu dukwiye kwitaho, ni ikintu umubyeyi wese aba agomba kumenya kugira ngo turinde abana kujya mu mirire mibi, kuko bigira ingaruka nyinshi mu mitekerereze, mu myitwarire. Ibyo byose bishobora guterwa n'uko umwana nyine atitaweho neza muri ya minsi 1000 ndetse na nyuma yaho. Ubwo rero murumva ko ni ikintu cy'ingenzi, umumama, abantu bose twese biratureba. Niyo mpamvu n'igihugu gihaguruka kikavuga ngo tujye ahantu hari abana bari mu mirire mibi, tubahereza ibirutufu, ibintu byose. Ni uko bazi neza yuko umwana utari gukura neza hari ingaruka nyinshi ashobora kuzahura nazo, ndetse natwe tugahura nazo, kuko umwana nimba agize ibibazo by'imitekerereze, imikurire, imyitwarire, twese bitugiraho ingaruka. Niyo mpamvu haba hakenewe uruhare rwanjye, rwawe, kugira ngo wa mwana amere neza rwose, akure neza, kandi nawe tumufashe kugira ngo ubuzima bwe atazisanga buri ahantu habi bitewe n'uko atitaweho akiri umwana. Nizere ko wumvishe akamaro k'ibi bintu, kandi rwose nizere ko hari ikindi kintu wungutsemo. Kandi nanone ntugende udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu nyine uko dushyize ikiganiro kibone, kandi rwose wunguka ubumenyi, nyine duhane n'ibitekerezo muri rusange kugira ngo ubuzima bw'abana bukomeze kumera neza. Wenda utanzavuga no ku bindi bintu byinshi bijyanye n'imirire, ni ikiganiro cyinshi rwose nkunda, ni n'ikiganiro kiryoshye kukivugaho, kuko nzi neza yuko bigira impact nziza ku buzima bw'abana, igihe twese turi kubyumvira hamwe kugira ngo ubuzima bw'abana nyine bukomeze kumera neza. Ndagushimiye cyane wowe twabanye kugera ikiganiro kirangiye. Ni ukuri Uwiteka aguhe umugisha, kandi ujye uhora ugaruka uduha ibitekerezo byawe, inama, ibyo byose biba bikenewe kugira ngo nyine twese dukomeze kunguka ubumenyi. Hari icyo ushaka kumbwira nanjye nkakubwira, byose tukabihuriza hamwe kugira ngo ubuzima bw'abana bugende neza. Bye bye.